Kugira umwana ni umugisha kandi buri muntu wese aho ava akagera aba yifuza kugira umwana. Niba uri umubyeyi rero ukaba utwite, ukaba waragiriwe ayo mahirwe kuko si aya buri wese, ndagira ngo unyumve neza. Iyo utwite hari ibintu byinshi ubona bikagucanga kubera ko nibwo uba ukibibona, hari ibyo uba utarasobanukirwa. Ariko nanone uba ugomba kwitonda kugira ngo uzabashe kwakira umwana wawe. Aha ngaha nje kukubwira ibimenyetso bizakwereka ko inda yawe iri muri high risk cyangwa se iri muri cya gihe ushobora kuba wabura umwana wawe. Ikimenyetso cya mbere uzibonaho kibi ni ugutangira kubona uri kuva. Hahandi utwite ukabona uri kuva. Ubundi kuva kw'igitsina gore biba gusa iyo uri mu mihango cyangwa se mu maregre, hatabaye hariho ubundi burwayi ufite, ariko umubyeyi utwite ntabwo aba agomba kuva. Aha ngaha rero kuva ni ikimenyetso kibi cyane ku mubyeyi utwite kuko ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza kuvamo kw'inda. Niyo mpamvu niwibonaho iki kimenyetso ugomba kwihuta cyane ukajya ku muganga ugukurikirana kugira ngo arebe uko yabihagarika. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso bita severe back pain. Ni ukuvuga ngo iki ni ikimenyetso cyo kuribwa k'umugongo ku rwego wumva udashoboye kwihanganira. Kuribwa k'umugongo ku mubyeyi utwite ni ibintu bibaho, ariko nanone biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo urabona ko uko umwana akura, iyo umwana afite imikurire myiza mu nda, uko amezi agenda ahita agenda yongera ibiro. Ni ukuvuga ngo imbere rero uko ibiro bigenda biba byinshi bipushinga inyuma, birumvikana ko umugongo uba ugomba kubabara. Ariko niwumva uyu mugongo ukurya cyane kandi bihoraho, ukumva bigeze ku rwego wumva utagishoboye kwihanganira, uzihute cyane ujye kureba muganga, kuko biranashoboka ko ushobora kuba ufite n'ikibazo cy'impyiko cyangwa se n'ikindi kintu gishobora gutera ubwo bubabare. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni icyo bita no heartbeat. Ni ukuvuga ngo cya gihe umutima w'umwana udatera. Utangira kumva umutima w'umwana utera nyuma y'ibyumweru 10 utwite. Niwumva rero umutima w'umwana udatera, iki ni ikimenyetso kibi cyane kuko iki ni ikimenyetso kimwe mu byerekana ko umwana ashobora kuba atari muzima cyangwa se yaba afite ibindi bibazo ari guhura nabyo. Jya kwa muganga rero barebe impamvu ibitera. Ikindi kimenyetso ni ikimenyetso bita no movement, cya gihe umwana adakina mu nda. Byanga bikunda umwana uri mu nda aba agomba gukina. Ku byumweru 20 utangira kumva umwana amuvinga cyangwa se akina mu nda. Hari n'abo bibaho bagize ibyumweru 18 batwite. Nta nshuro ziteganyijwe umwana agomba gukinaho mu nda. Hari igihe umubyeyi usanga avuga ngo njye umwana wanjye arakina cyane cyane, undi akavuga ati njyakina gake gashoboka. Icyo ntabwo ari ikibazo kuko n'abana bakina mu buryo butandukanye bitewe n'imiterere cyangwa se ubuzima bw'ababyeyi babo bari kunyuramo. Rero kuba yakina cyane, kuba yakina gake, icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko atatera, ukumva nyine umwana ntabwo akina mu nda. Aha ngaha nubona umunsi urangiye amasaha 8 cyangwa se umunsi ukabona urangiye utumva umwana wawe, uzihutire kujya kwa muganga. Ikindi kimenyetso nanone ni ikimenyetso bita EUGR. Iki ni ikimenyetso cyitwa unusual discharge. Ni ukuvuga ngo iki ni cya gihe umwana aba afite imikurire mibi mu nda y'umubyeyi. Hari igihe abantu bagira ngo umwana agira imikurire mibi yageze ku isi gusa. Oya, hari igihe n'umwana nako si n'igihe, ahubwo umwana agira imikurire mibi ari no mu nda ya mama we. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga nyine ufite inda y'amezi runaka, ariko wareba ibiro by'umwana afite ugasanga ntibihura. Bisobanuye ko rero uwo mwana afite ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kujya kwa muganga buri munsi kugira ngo bakurebere. Igihe muganga akwandikiye iyo tariki ugomba gusubirayo
ntujye usiba ujye ujyayo, aba ari ukugira ngo bakurikirane barebe ko wa mwana wawe afite ubuzima bwiza. Ikindi kimenyetso nanone nakubwira ni ikimenyetso ibintu bijyanye no kwibonaho ibintu bidasanzwe mu gitsina cyawe, ukabona urazana ibintu bifite amabara atandukanye, ushobora kuba ari umweru udasanzwe cyangwa se ugasanga ni umuhondo cyangwa se ni icyatsi, cyangwa ugasanga ni ibintu bifite ibara risa n'ivu kandi ugasanga ni ibintu bifite impumuro mbi, umuhumuro wabyo ni mubi. Ndagira ahangaha ngo unyumve neza, umubyeyi utwite agira amaperiti, ni ukuvuga ngo hari ibintu nyine bisohoka mu myanya myibarukiro bisanzwe nyine nk'umubyeyi utwite. Icyo gihe rero naho ho kumenya ngo ibi bintu ni ibisanzwe cyangwa se ntabwo bisanzwe. Hari ukuntu bishobora kuza ukabona nyine birimo ayo mabara nkubwiye, nanone ukumva biranuka, bifite impumuro idasanzwe. Ibyo bintu ntabwo ari byiza kuko ni ibintu bishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite ama infection atandukanye, hari ashobora guterwa n'imibonano mpuzabitsina, wenda umwe muri mwe afite ama infection, kandi infection ku mubyeyi utwite zirihuta cyane, cyangwa se akaba ari infection ziterwa wenda n'ibituruka ku mwanda, uburyo wiyitaho nabyo birashoboka. Infection rero ni mbi ku mubyeyi utwite, niwibonaho ibyo bintu ukabona ni ibintu bidasanzwe, ukabona nturi kubisobanukirwa, hari igihe utinda uri kubaza abandi babyeyi bagenzi bawe, akakubwira ati nyina akoresheje umuti uyu n'uyu birashira. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ugomba kubaza undi muntu umuti wakoresha mu gihe utwite, kuko ntabwo uzi infection yari arwaye ngo zimeze gute. Niyo mpamvu ugomba kujya kwa muganga wenyine akagupima, akamenya ngo ni ubuhe bwoko bwa infection urwaye, hanyuma akamenya n'umuti akwandikira. Wibuke nanone ko umubyeyi utwite ntabwo yemerewe kunywa umuti uwo ari wo wose. Hari igihe rero ushobora kubaza umuntu akakubwira umuti ukawunywa ukaba wagukiza ariko ugatera ikibazo umwana. Muganga rero aba azi umuti yaguha ukagukiza kandi udateje n'ikibazo k'umwana. Wibuke ko umubyeyi utwite anyura mu bihe bitoroshye kandi bigoye, niyo mpamvu kugira ngo yongere kwishima nuko abona umwana we akamwakira mu biganza, nibwo ibyishimo bye biba byuzuye. Rero niyo mpamvu ugomba kwirinda cyane kandi ukitonda, ugakurikiza inama za muganga guhera ugitwita kugeza ubonye umwana wawe. Ibi ni byo bimenyetso bikomeye nari naguteguriye. Niba uri umubyeyi ukaba utwite, turakwifuriza kuruhuka neza kandi uzakire ikibondo cyawe. Niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera, ukore share, ukande like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.